Once upon a time, there was an old-fashioned kingdom bound by tradition. Igihe kimwe kigeze kubaho hari ubwami bwa kera bwagenderaga ku myemerere ya kera. Buri wese yabaga afite inshingano ze kandi akazikora neza nta kibazo. Icyo batari bazi nuko isi yabo yari igiye guhinduka. Cinderella yaragiye guhindura uburyo umwami na rubanda rwe bumva ibintu. Their world was about to change. Iyi niyo nkuru ya mbere ya Cinderella, inkuru y'umukobwa w'umukene ariko umukobwa w'inzozi, umukobwa udafite ababyeyi ariko umukobwa ufite ubwiza, igikundiro, umukobwa w'umurava n'impano. Cinderella uciye bugufi, Cinderella ubaha buri wese, ariko ni Cinderella wari ubangamiwe n'ishyari n'umushiha bya mukase. Mukase nawe biterwa no kuba yarabangamiwe no kuba umupfakazi nyuma yo gupfusha umugabo we wa kabiri. Ise wa Cinderella na se ubyara abakobwa be babiri. Cinderella wari umuja wa mukase n'abakobwa be. Igikundiro n'amahirwe byari bigiye kumugiraho umwamikazi, agashyingiranwa n'igikomangoma Robert. Robert wari hafi yo gusimbura se, akaba umwami w'abami w'Abongereza, ariko ibyo bikaba nyuma y'uko amaze kubona umukunzi, akamurongora bakimana ingoma. Ariko mu bakobwa ba hafi b'ibwami, mu batwari n'abakomeye ndetse n'abandi bakobwa b'abami mu bihugu basabana na se, nta n'umwe igikomangoma Robert yiyumvagamo. Yari ategereje urukundo rw'inyakuri Cinderella. I never knew you were the someone waiting for me. Inkuru yacu itangira mu bwami bugari bw'Abongereza, ariko hafi y'ibwami hakaba hatuye umugore witwa Viviane. Yari amaze kwiyakira nyuma y'urupfu rw'umugabo we wa kabiri, babyaranye abakobwa babiri, Narissa na Malvolia, abakobwa bishimye cyane b'abatesi. Looking for a better way of life. Uyu muryango wabaga mu nzu nziza ifite basement hasi. Muri iyo basement yabagamo undi mukobwa wa gatatu, step daughter wa Madame Viviane. Uwo mukobwa akitwa Ella, ariko aba step sister be bakamwita Cinderella. Icyo batari bazi nuko Ella aho yabagaho muri basement yabaga arota inzu z'agatangaza, arota ahantu hanyaho ashaka kwerekeza ubuzima bwe. Ella yarotaga kuba umufashionist mwiza cyane, aho munsi y'inyubako akirirwa adoda amakanzu, akaba n'utunyamaswa tuba ahantu hasa nabi nyine nkaho muri kade y'inyubako, utubeba, utunyugunyugu n'utundi dusimba twari ba mucuti be. Yahoraga ari positive mu ntekerezo ze, akagira urukundo ku biremwa byose, akabyuka kare agategurira icyayi mukase n'abakobwa be, ariko n'ubundi ntibamwishimire. Bakamutoteza Madame Viviane akamwumvisha kandi akamwibutsa ko kuba bakibana akamucumbikira ari akantu k'urukundo rwa se wa Cinderella kasigaye muri Viviane, naho ubundi akamujugunye akaba umwana wo ku muhanda. Ariko nyuma y'ibyo Cinderella agashimira akanyurwa. Viviane ashaka kurera Cinderella kubera ko amufasha uturimo twose two mu rugo, ubundi akazamushyingira umugabo w'umusaza Thomas ufite ubutunzi n'amafaranga, mbese bigasa nkaho yabamugurishije. Cinderella ibyo ntiyabyumvaga na gato. Mu mvugo ye ibabaye irimo na ka discipline, ati njye sinkwiranye na Thomas umugabo mbyaye. Umugore nawe ati ahubwo ugomba kwitwara nk'umuntu waba ukwiranye n'umugabo nk'uriya. Umukobwa byamubabarije imbere, ariko agashimira agasubira muri kare aho yiberaga mu isi y'inzozi zitagira umupaka. Uyu mu actress Ella aka Cinderella mu buzima busanzwe ni umwe mu ba artiste kazi b'abahanga cyane, akaba azwiho ijwi ryiza, uburanga n'ikimero gikundwa na benshi ku isi, Camila Cabello. Aho yabaga ari muri basement hasi, yabaga arota kuba umunyamideli, umudizayina w'amakanzu, kandi koko yari afite impano. Bitari ibyo gusa, ahubwo no kuririmba nk'uko tubimuziho mu buzima busanzwe. Mu magambo ye n'ijwi ryiza ati, icyo nkeneye ni amahirwe gusa. Iyo ndimo kumva ubwoba bumpanze amaso, ndabubwira ati tegerezaho gato urebe, nzi neza uwo ngiye kuba we. Isi isinziriye yose igiye kubyuka imbone. Niyo yaba umwe mu bantu miliyoni, nzabaho nguwo umwe nyine. Niba bigiye kuba kumurika mu mwijima nzaba izuba. Ntabwo byakanga, oya ntabwo byakanga niyo naba mfite ubwoba. Mugiye kumenya izina ryanjye. Cinderella yari azi kuririmba kandi afite ijwi ryiza cyane, uburyo yaririmbaga ibiremwa byose bimwumva bigatwarwa. Rwose n'imbeba ziri mu nzu zigatuza zigafana cyane. Nice. Ku rundi ruhande igikomangoma Prince Robert, mama we yari kumwinginga ngo ashake ukuntu yarongora igikomangomakazi cyo mu bwami bw'abami mu majyepfo, hanyuma azahinduke umwami ukontorora isi yose. Ariko umuhungu ntiyabyumvaga na gato, ntiyashaka no kubitekerezaho. He would control the world all the way to this huge city. Cinderella ibyirirwaga yigira, arota akanarota ku manywa y'ihangu. Yabaye umunyamideli w'icyamamare, yabaye umukire ugurisha amakanzu meza y'ibwami. Mukase ntiyabyumvaga na gato, yaramubujije cyane.
kandi ubwo Cinderella we yari yikoreye ikanzu n'akamashini k'abatayeri kabaga muri basement hasi aho ngaho ngaze kujya ibwami ahari hateraniye abantu benshi mu birori ngo aze kureba ko ari umuntu wayikunda akayigura. You called? Yes, stepchild. Don't be dense. I'm sorry, I was just About to make an ariko mukase ntibabyumvishe kimwe yaramubujije maze we n'abakobwa be bahita bigera muri ibyo birori. ubwo ngubwo ibwami umwamikazi yananiwe kumvisha umuhungu we ibyo kurongora igikomangomakazi cyo mu bundi bwami. ise wa Robert umwami nyirizina yafashe akanya ngo ahatire umuhungu we kurongora icyubahiro n'imbaraga ngo arekane n'iby'amarangamutima y'urukundo aciriza araho ngo arekane n'iby'amarangamutima y'urukundo. umuhungu yari nangiye aranga burundu. noneho umwami ashobewe amutegeka ko bakoresha ikirori bitaga ball. abakobwa bose beza bo mu gihugu bakaza bakiyerekana, then Robert akarebareba uwo yakundamo. Somebody to love, find me somebody to love. ariko uwo munsi mu birori imyereko yari yabaye ibwami, ibirori Cinderella yabujijwe na mukase kujyamo, yabigiyemo akerewe abura ukuntu areba neza, imyanya y'imbere bayifashe yose. maze niko kwiyungura igitekerezo yurira stati nini cyane yaraho. ikibumbano cy'ishusho ya se w'umwami, sekuru w'igikomangoma Robert n'igikomangomakazi Gwen. birumvikana ni stati abantu bose batinyaga ndetse n'umwami bibaha. aho mu bicu Cinderella yicaye areba ukuntu igikomangoma Robert kiririmba, umwami n'umukobwa we babamuteye akajisho. mu burakari n'umujinya mwinshi umwami mu ijwi riranguruye ati, mvira kuri dad. abantu bose barahindukiye bareba Cinderella barumirwa. mukase nawe aramubona biramutangaza. umukobwa nawe na confidence nyinshi cyane ati, aha mumbabarire nyakubahwa, aho narindi inyuma sinashoboraga kubona neza, mwazubatse podium inyuma koko. back there. igikomangoma Robert aho yarimo aririmba yari yatuje yumva umukobwa w'umukomo nawe uraho uciriritse uburyo wasubirikanye n'umwami kandi abantu bose bamutinya. ubwo baramukunze cyane yifuza kumumenya ndetse yumva ananijwe n'amarangamutima y'urukundo yagiriye Cinderella. mu gitondo cya kare Robert yari yaraye adasinziriye, buke ngo ajye gushaka umukobwa uri strong, umukobwa mwiza w'uburanga, umukobwa uri brave udatinya na busa, umukobwa wiberaga mu isi y'inzozi aho yabaga muri basement arera udusimba nk'imbeba, utunyugunyugu tukaba inshuti ze. mukase nawe akaba ari kumwe n'abakobwa be abagira inama zo kuzashaka abagabo bafite amafaranga menshi apana bo bakunze. igikomangoma Robert yiyanditse nk'umuturage usanzwe ndetse unaciritse kugira ngo ataza kugira uzo kumumenya igihe araza kuba agiye gushakisha Cinderella. Cinderella nawe yari yashishikaye cyane, ajya kugurisha ikanzu yari yikoreye, ajya gushaka umukiriya mu mujyi hafi y'amaduka y'imyenda, ariko abantu bose baramuseka kuko yagaragaraga nk'umuzunguzayi cyangwa umuntu uri kugurisha ikanzu yibye boss we, dore ko iyo kanzu yari nziza cyane isa nk'ihenze. kubw'amahirwe ya Robert aho yarimo azenguruka mu mujyi yumva umukobwa usakuza ati ikanzu iragurishwa, ndashaka amaya n'aya. arebye neza yitegereje abona ni Cinderella yashakaga, amusaba ko yamuha iyo kanzu akayigura. Robert yabonaga ari nziza cyane yayigurira mushiki we igikomangomakazi Gwen ndetse yishyura amafaranga akubye inshuro 3 ayo Cinderella yashakagamo. ariko mbere yo kumwishyura babanje kugirana ikiganiro kandi bisanzuranyeho kuko Cinderella ntiyarazi ko ari kuvugana n'igikomangoma Robert. Robert yasabye Cinderella ko yazaza mu kirori gihenze bita ball, aho abakobwa bose bari batumiwe ariko abakobwa bahenze kandi beza. hanyuma Robert yagahitamo umukunzi. Cinderella birumvikana nta cyizere yari yifitiye, ati rwose ndaciriritse ndanuka nk'umuntu uba muri basement, inshuti zanjye ni imbere tubana. ariko Robert akomeza kumuha courage ati rwose uzaze tuhahurire. Prince Robert yumvaga ari we mukobwa yahitamo akazamubera umwamikazi. Bright Queen yari byose kuri we. byari ibyishimo by'akataraboneka kuri Cinderella kuba yari abonye amafaranga menshi, yahise aguramo ibitambaro byiza cyane, noneho ngo akoreye amakanzu arenze. umunezero udasanzwe icyarimwe bikaba uko no ku gikomangoma Robert kuba we ku giti cye yabashije kuvugana n'umukobwa w'inzozi ze yifashije ubwe wenyine, no ku nama ze yigiriye ku giti cye abasha kugera kuri Cinderella banahana rendezvous. nyamara ikibabaje nuko mukase wa Cinderella yashaka kumushyingira undi mugabo ukuze cyane Thomas, ndetse yanamwangira kujya muri ball mu ruhando rw'abandi bakobwa beza bahatanira kuba umwamikazi. ibyo byabaye yaramaze ibyumweru bitari bike ategura ikanzu nziza yo kuzambara kuri uwo munsi. nkaho umubabaro n'agahinda bidahagije kuri we, ikanzu ye yera cyane ishashagirana yari yiteguriye, mukase yahise yimenaho ikawa arayihindanya. umukobwa yarababaye cyane ariko mu kwihoza aririmba agira ati, When I feel my fear staring at me, I tell
just wait and see. I know. iyo numvishe ubwoba bumpanze amaso ndabubwira ati tegerezaho gato urebe isi iryamye igiye kubyuka imenye niyo yaba umwe mu bantu miliyoni nzaba uwo nguwo umwe nibiba kumurika mu mwijima nzaba izuba. I'm gonna be the sun and I just can't afford to be. Yes, Cinderella yaririmbaga agahinda n'umubabaro ntibyamubuzaga kuririmba mu ijwi ryiza cyane. Ijwi ryatumye lava y'ikinyugunyugu yaramaze iminsi arera ihita ivuka ivamo ikinyugunyugu cyiza cyane. Ikinyugunyugu cyari kigiye kumukorera ibitangaza mu buzima. Ikinyugunyugu cyaje ari marayika wo guhaza ibyifuzo byose Cinderella yari afite. Mu kanya gato cyahise gihinduka marayika ugiye gufasha uwo mukobwa akajya muri ball agahura n'igikomangoma Robert, nyamara mu gihe mukaseri yamubujije. Niko byagenze marayika yambitse ikanzu nziza cyane y'inzozi Cinderella, amwambika inkweto za high heels zishashagirana nk'ibirahure, amuha igare rikururwa n'indogobe ebyiri z'igitare, hanyuma zambibaye 3 azihindura abasore b'ama bodyguard baraza kugenda barinze umwamikazi Cinderella, maze mu byishimo byinshi baririmbira umukobwa bagira bati You're a shining star, no matter who you are, shining bright to see. uri inyenyeri ishashagirana, tutitaye ko uri we shashagirana umurike, wimurikire urebe ushobora kuba we wa nyawe. Cinderella yari afite impungenge z'uko mukaseri bumubone mu kirori kandi yari yamubujije, hanyuma akaba yamwirukana akamujugunya ku muhanda, ariko marayika aramuhumuriza ati ukuntu ushashagirana ntaramenya uwo uri we, ntaramenya kuri Cinderella uba muri basement, gusa saa 6 z'ijoro nizigera wiruke ugere mu rugo mbere ye. Umukobwa arerekera, hanyuma marayika we arongera ahinduka ikinyugunyugu. You're a shining star. Muri ball byari byashyushye, abamisi bose bo mu gihugu bateranye babyinira igikomangoma Robert. Iyo wari umunsi w'umwami cyangwa umwamikazi, yewe se wari n'umunsi w'igikomangomakazi Gwen, wari umunsi w'igikomangoma Robert wo guhitamo uzamubera umwamikazi. Cinderella hageze akerewe maze anabona mukase baranavugana, ariko aramuyoberwa agira ngo ni igikomangomakazi bitewe n'ukuntu yari yambaye, ndetse yamuha n'icyubahiro aratambuka. Wari umunsi w'inzozi kuri Cinderella, umunsi yahuyeho n'umugore w'umukire kandi w'icyamamare mu gukora amakanzu meza yambarwa n'abanyacyubahiro, ibyamamare n'abamikazi. Prince Robert yari arindiriye Cinderella nk'uko bari bafitanye gahunda. Rwose yabwiza ukuri abandi bakobwa bari bategereje ko hari buvemo umwe muri bo akaba umwamikazi ati Good evening, ladies. First, I would like to thank each and every one of you for being here. umugoroba mwiza bakobwa, mbere na mbere mbanje kubashimira mwakoze kwitabira kandi mwese muri beza. But if I'm being honest, Mu by'ukuri hari umukobwa nakunze ariko ntabwo ndamuca ibyera, nta nubwo ari muri mwe rwose. Ako kanya mu gihe akiri kuvuga abonye Cinderella yiruka amusanganira, buri wese yarabibonaga ko ari we mukobwa yakunze, maze Prince Robert amurikira umukunzi we, rubanda rwose rwaraho, ndetse yereka Cinderella mushiki we igikomangomakazi Gwen. Cinderella yatangajwe no kubona igikomangomakazi cyambaye yakanzu Robert yaguze na Cinderella. Umukobwa yarishimye cyane ubwo yabonaga inzozi ziba impamo, byishimo yarimo gusangira na Prince Robert, babyina bakanaririmba dore ko bari babishoboye. Prince Robert ati I found a love. Oh. niboneye umukunzi ngwino nkurikira. Umukobwa nawe yungamo ati Found a boy. niboneye umuhungu mwiza, sinigeze menya ko ari wowe nari ntegereje. Mukunzi fata ikiganza cyanjye, baho umugore wanjye, nanjye nzakubera umugabo. You're right. Ahazaza hanjye ndi kuhabona mu maso yawe. Umukunzi ndi kubyinana nawe mu mwijima hagati y'amaboko yawe, n'ibirenge byambaye ubusa hejuru y'ibyatsi, twumva indirimbo yacu y'igikundiro. Kuko ubona muri iyo kanzu uri mwiza cyane, ibi sinari mbikwiriye mukunzi, uri agatangaza iri joro. You look perfect tonight. Mu gihe abantu bari aho bose bari bamaze kwibonera wahize abandi, akegukana umutima w'igikomangoma Robert, nta kindi bagombaga gukora uretse kubyishimira. Ubundi Prince Robert n'umukunzi we bakajya ukwabo privacy. Robert yasaba Cinderella ko yaguma ibwami, akaba ari kumwe na mushiki we igikomangomakazi Gwen, bakagumana kugeza igihe bazashakana bakabana nk'umugore n'umugabo, bakavamo umwami n'umwamikazi. Umwe akaba king, undi akaba queen. Cinderella we ntiyifuza kuguma ibwami ngo ajye agaburirwa anambike nk'umwamikazi, atari uko afite complex z'uko wenda aciriritse akaba atanava mu miryango ikomeye y'ibwami, ahubwo inzozi ze zari ukuba umudizayina w'amakanzu akazenguruka isi yose acuruza imyambaro yikoreye. Kandi n'ubundi muri icyo kigoroba yari yahuye n'umuterankunga, ndetse banafitanye rendezvous ku munsi wari bukurikireho. Umwami w'ubwami bugari bw'Abongereza amaze kubona ko umuhungu we igikomangoma Robert imaze kubona umwamikazi, abitangariza abaturage bose bari aho ati baturage bantu banje beza, mwirebere umwamikazi wanyu w'ahazaza, nuriya rwose. Muri ako kanya inzogera saa 6 z'ijoro yahise ivuga, kandi nicyo gihe marayika yari yabwiye Cinderella cyo gutahiraho. Urushinge ni rwitura muri 12 z'ijoro uziruke.
yagombaga kugira mu rugo mbere y'uko mukase hagera. Yahise agenda ibwami batabishaka kuko yarimo wababaza igikomangoma Robert. Bohereje ibyegera bya Robert kumutangira ariko arabasiga. Abasore be bakura amafarashi vuba na bwangu biruka ku muvuduko munini mpaka mu rugo. Aba bodyguard be barongera bahinduka imbeba, amafarashi yahinduka ibishushanyo. Asubira mu ikanzu yicishije make, inkweto z'ibirahure nizo zitahindutse. Arongera basindiriraho muri basement. Cinderella byasaga nkaho wakatiye Prince Robert kugira ngo abone ko yiruka inyuma y'izindi nzozi ze zo kuba umudesigner w'amakanzu, akajya guhura na Queen Tatiana akamufasha kubigeraho. Prince Robert nawe nta yandi mahirwe yari asigaranye, yagomba gushyingiranwa n'igikomangomakazi cyo mu bundi bwami, batitaye niba bakundana. Mukase wa Cinderella yagiye kumura muri basement ngo arebe niba ari we yabonye koko. Ari mu rukundo n'igikomangoma Robert. Asanga wapi umukobwa ariryamiye, ariko wabonye rwa rukweto rw'ikirahure ahita amenya ko yari we. Yahise amwingingira gushyingirwa na Prince Robert, basi ngo barebe ko ibibazo byabo muri famiye byakemuka. Nk'uko uriya mugore yahoraga yumva yashyingira abakobwa be abakire gusa, hanyuma akajya yibonera amafaranga ya free. Cinderella yamusubije ko byarangiye yamuhakaniye, maze umugore atazuyaje afata umwanzuro wo kuza kujya kumushyingira umugabo w'umukire ukuze cyane witwa Thomas. Umwami aho yari yabonye ko nta byishimo bihari, umuhungu we atishimye. Umugore we umwamikazi nawe ntiyari yishimye kuko ntiyumvaga ukuntu babangamira umuhungu wabo ngo nuko ari ijambo ryavuzwe n'umwami. Bityo umwami yemereye umuhungu we Prince Robert kujyana n'ibyegera bye bakajya gushaka Cinderella aho yaba ari hose mu gihugu. Igihe abasore buriraga amafarashi, Cinderella nawe yarimo ajyanwa gushyingirwa Thomas, ariko kubw'amahirwe zambi baze ziramutabara, ziruma imishumi y'amafarashi ahita ava ku igare, maze amafarashi akaza umurego. Mukase wa Cinderella na Thomas bagenda uko babura uko bahagarika umukobwa nawe ko yirukaga ahunga, niko Prince Robert nawe yirukaga aza kumutabara. Barahuye ari babiri. Robert yabwiza kuri Cinderella ko rwose n'ikamba yemera kuryitesha, ariko agakurikira urukundo rwe nyakuri aho rwajya hose ku isi ko yazamukurikira. Hanyuma umukobwa yaremeye bagarukana ibwami. Cinderella ahura na se wa Robert, umwami w'abami w'Abongereza, umwamikazi ndetse n'igikomangomakazi Gwen. Batumijeho abaturage bose babamurikira umwamikazi w'ahazaza Cinderella. Prince Robert asigira inshingano ze zose mushiki we, maze yajyana na Cinderella gutemberana ngo bazengurukane isi yose, nk'uko ibyo byose byari mu nzozi z'uriya mukobwa Cinderella. Inzozi yari amaze gukabya zibaye impamo. Inkuru yacu irangira Cinderella asezera Mukase amuririmbira mu ijwi ryiza ati, Life is meant to be fun. You're not hurting anyone. ubuzima burashimishije, reba nk'ubu ntuzongera kumbabaza ukundi, ariko nta nuri buhombe. Ni ibyishimo gusa, ibyishimo, umunezero, urukundo, kurota inzozi nziza kandi mukazigeraho. Nanjye nibyo mbifurije. Nitwa Manzi, naho utamusindi inkuru nk'izi hano kuri Rise Film Entertainment. Mu gihe waba warakoze subscribe, wakora ku kamenyetso hasi gasa umutuku, hanyuma no kukazugira ukajya ubona filime zose ziba uploaded hano kuri Rise Film Entertainment. Bye bye.